Yes, reka tubaye karibu nanone kuri Key Property Rwanda nemene nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twakoze tour aho tuje kubereka inzu nziza cyane, inzu y'agatangaza aho turi i Kanombe, ni hafi yo ku bitaro bya Kanombe ku bantu bahazi. Na ahantu heza cyane kuri kaburimbo, aho dufite inzu iri kugurishwa ni miliyoni 175. Icyo ni igiciro, ariko mu gihe waje uninterese haba harimo ibiganiro ukabasha kwigurira iyi nzu nziza cyane iri moderne, iri mu buso bunini bungana na metero kare 500. Ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon salamanje, igikoni cyiza mu nzu kiri moderne, ikajya rooftop, ikagira annex hanze ndetse n'igikoni cyo hanze, tukagira na parking. Uko mubona ko ni inzu iri moderne igezweho. Reka dukwane tuwa rero muraza kugenda mubireba kandi mutubwire uko muri kwibona, ese ino nzu n'igiciro cyayo biri kujyana, kuko muri kubona ko muri iyi minsi uko iminsi igendiza ibiciro by'inzu biri kuzamuka. Reka dukomeze rero kuri tuwa yacu, tuhere hanze turebe uko bimeze. Yes, nkuko muri kubona rero hano turi hanze, urabona ko ni inzu iri kuri kaburimbo. Hariya ni kaburimbo nkuko muri kubona, iza hano ukagera aha ngaha ku muhanda principal, urabona ko na hano hari kaburimbo. So reka noneho twinjire tujyane mu nzu turebe se ko bimeze bite. Urabona ko ni inzu nziza, urebye gate yayo ifite gate nziza cyane iri moderne. So aha dufite iyi portail cyangwa se tukagira iyi gate ukingura muri ubu buryo. Reka tujyanemo imbere mu nzu turebe se ho bimeze bite. Wow, iyi ni inzu nziza, ubona ko ni inzu iri moderne, inzu y'umwaka, inzu imeze neza i Kanombe hafi no ku bitaro. Iyi dufite parking hano, ubona ko nahantu hajya imodoka 3 kandi ziparitse neza. Uru ruhande naho muri kubona ko dufite jardin, kajya n'iyi decoration y'amabuye bashyizemo indabo mu buryo bumeze neza, bitanga isura nziza. Ahangaha tuvuye ahangaha, aha naho dufite ikindi gice cyiza cyane, ubona ko bagiye bafata iyi jardin y'amabuye bagashyiramo n'indabo, bagashyiramo ibiti, ukabona ko ni ibintu byiza. Ariko akarusho ahangaha dufite aya mazi, ubona ko ninjoro ahantu ushobora kuba wicaye hano, ubona ko nk'abantu bari ahangaha bicaye bari kuganira mureba aya mazi, muri kunywa akantu, ubona ko ni ahantu heza cyane. So ikizakorwa hano, ushobora gutwikira iyi bariko ikaba imeze neza. So ubona ko uri kunywera akantu hano, aya mazi ureba ino view y'aya mazi ameneka, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. So hano hejuru naho tuhafite igice cya rooftop balcony. Ahangaha reka naho turebe naho ushobora kuza kuri bariko yawe, ukaba ushobora kuba wakwicara ibintu bikagenda neza. Nkuko mukubona rero, iyi niyo bariko dufite hano, nayo ushobora gushyiraho umutaka, aha ugashyira intebe. Udashaka kwicara hanze, ushobora kuza kwicara no kwa bariko ubure ufata akayaga, bimeze neza cyane. So ubona ko ni ibintu byiza cyane, kete nziza cyane, Kanombe hafi n'ibitaro. Reka tujye mu nzu naho turebe uko byifashe. Aha naho rero dufite irindi ibaraza cyangwa se no bariko nziza cyane iri imbere ku iva kuri master room. Ubona ko dufite ibaraza rinini rifite wana mavaza, hano ko bitanga isura nziza cyane. So reka tuve hano hanze noneho tujye mu nzu imbere turebe naho bimeze bite. So reka tubahe karibu mu nzu. Ubona ko dufite inzu nziza hano, ubona ko dufite urugi rwiza rwa moderne, ubona ko rukinguka uko mubibona, ubona ko ni ibintu byiza cyane. So aha ni salo, ubona ko dufite salo nini cyane bishoboka, ubona ko dufite salo nziza cyane, intebe zose uko waba ufite wakwifuza, nta sinzi ko wabona intebe hano na salo ebyiri, intebe wazishyiramo bigakunda. So
uruhande twafite uruhande cyangwa se igice cya TV stand nkuko muri kubona, ubona ko ni TV stand nziza bimeze neza cyane. So ubona ko iyi ni inzu nziza iri moderne, parafo ni gypsum, ifite amatara meza, ubona ko irange rimeze neza ry'amavuta, ubona ko ni ibintu byiza cyane. Tukagira n'aka gakuta ubona ko gafite iri bara, ubona ko rimeze neza cyane, ubona ko ni agakuta gasa neza cyane. So dukomeje rero uru ruhande naho ubwo tuza uhita winjira ukajya muri salle à manger, aho kurira cyangwa se dining room bitewe nuko wabyita. So ubona ko naho ni ahantu heza cyane. Iyi nzu ni inzu ngari kuri 175 buriya iyo kigiye ku cyo giciro iyo nzu bari rini. So aha naho ukarabira mu gihe umaze gufata amafunguro cyangwa se mbere, tukajya miriwari aho ushobora kwirebera wihanagura. Ubona ko ni ibintu byiza cyane. So tuvuye aha rero muri salle à manger, reka tujye no mu gikoni turebe. So dufite igikoni rero hano cyo kibona ko ni igikoni bitewe nuko bagishaka, ushobora kuzugakinga kugira ngo abantu bari muri salle à manger cyangwa se ku bantu bakunda privacy, kugira ngo umuntu uri hano ntarebe mu gikoni. Hari n'ibindi biba biri open ariko iki cyo kiri close ntabwo kiri open. So aha twinjiye mu gikoni nkuko muri kubona, igikoni cyiza kiri modern, gifite tubati tuhagije, ubona naho gushyira oven, wamara kubona no mwanya wa oven, aha tukagira aho gushyira frigo. Ubona ko ni ibintu byiza cyane, ubona ko ni igikoni gifite utubati twiza tuhagije nkuko muri kubona, ukagira aho gukorera, ukagira n'ahangaha aho kogereza ibintu bigasa neza. Ubu kandi iyo uvuye hano mu gikoni bitusohoka, iki gikoni kiguhuza n'icyo hanze, mu gihe ushobora gukoresha hanze ukaba wakoresha n'igikoni cyo mu nzu, biba biri connect, uva hanze uza no mu nzu. So tuvuye aha rero reka tujye mu byumba turebeseho bimeze bite. Kureba mu gikoni, reka none tugiye gutangirana tujye kureba mu byumba. So aho dufite ibyumba 4 tuwate 3, uru ruhande tuhafite ibyumba 4, reka twinjiremo tujye kubireba. Ariko tukiri hano dufite ibyumba 2 hano bisangira dushe na toilette, tukagira n'ikindi cyumba kihari kiri master room. So reka duhe mu master room turebeseho bimeze bite. Reka rero noneho tugendane duhere muri iki cyumba cya master room. Hano already twinjiye muri master room, hano tuzo tukagira muri iyi douche nziza cyane. Reka tubere duheramo, ubona ko dufite iyi douche iri modern, ya douche iba ifite yubatse kugira ngo ni wowe uri imbere amazi ntabe yagutarukira cyangwa se azi hanze bikugore. Tukagize water shower, ubona ko ifite ibikoresho biri bya karite byiza cyane. Ubona ko dufite noneho akarusho na amashowa abiri hano, ubona ko abantu babiri bashobora kuza bakoga rwose, bakoganamo bikagenda neza. Reka noneho dukomeze turebe ese bimeze bite. Aha tukagira toilette nziza, toilette ya Milano, ku bantu babizi ni ibintu bisa neza. Ariko aha naho tukagira ahangaha ho gukarabira cyangwa se nka mu cyondo bakoresha bihumura, ubona ko harimo agaturuwari ko kubikamo utuntu, tukagira n'iyi miruwari aho wirebera. So ubwo ukiva rero muri toilette cyangwa se muri douche y'iyi master room, aha tuhagira cyo bita muri dressing room, aho kwambarira, aho dufite akabati keza. Iyi ni garderobe nziza, ukiva koga uhituza ukaza kwambara. Ubona ko dufite garderobe nziza nini kandi ihagije. Ubona ko utu tubati twose ni utubati, ubona ko birasa neza cyane. 175 ntago aba ari amafaranga yo gufata gutyo gusa uko yiboneye. So dukomeze, iki tucyari mu cyumba ni master room. Twinjiye mu cyumba hano yizi, ubona ko biri separate, master room, dressing room cyangwa se aho kwambarira na douche, ubona ko bigenda bisa nk'itandukana. Ubwo twinjiye noneho no mu cyumba, ubona ko aha naho dufite icyumba cyiza nkuko muri kubona, kandi kikagira ino nzira cyangwa se n'umuryango usohoka ujya hanze. Akarusho noneho ka hano dufite ikindi cyumba cyangwa se gishobora kuba office cyangwa se kikaba icyumba cya gatanu, ariko ni nka office niko babikoze, isohoka hanze ukajya muri parking. Ubona ko ni ibintu byiza, naho harubatse urakinga bimeze neza. Ahangaha ubona ko iyo ukinze naho biba biri self contained bifatanye n'iyi master. So bivuze ko iyi office rero mu gihe ushaka gukora mu rugo cyangwa se wakora mu rugo, nako usohoka ujya hanze. So reka dukomeze rero, twikomeje muri master room yacu. Ubona ko ni icyumba cyiza gifite parafo gypsum, ubona ko ni icyumba kinini. So ni ibintu byiza cyane. Reka dukomeze mu bindi byumba naho turebe. Turi Kigali Kanombe, ku bantu bahazi hafi no ku
ku bitaro bya Kanombe, miliyoni 175 ni igiciro. Uraza ino nzu hakabaho ibiganiro ukaba wayigura. So dukomeze mu bindi byumba. Ahandi nuko nabibabwiye dufite ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette. So hari iki cyumba cyanga nicyo cyumba cya mbere kuri uruhande. Wana ko ni icyumba kinini nacyo kigari, kiraza kigahusangira cyangwa se iyi toilette bikaza kuyihuriramo ari ibyumba bibiri. Iyo ni toilette ibyumba bibiri biri kuza bigahuriramo. Wana ko ni toilette nziza cyane. So ubwo nkuko nabibabwiye rero, icyo cyumba hamwe n'iki ngiki hamwe n'iki cyumba nibyo biza bigahurira muri iyo toilette. So wana ko ni ibintu byiza cyane. Ni inzu ifite ibyumba binini, inzu ihagije, inzu ya famille, ibintu byiza. Aha naho tukagira koridoro cyangwa se inzira ushobora kunyuzamo ucamo usohoka ujya hanze. So reka rero tujye kureba icyumba cya nyuma cy'abashyitsi, naho turebe uko se bimeze bite. Tujye kureba icyumba cya nyuma cyangwa se cya kane, rimwe na rimwe tukita icyumba cy'abashyitsi. Reka turebe naho aho kiri ese ho bimeze bite. So wana ko nacyo ni icyumba cy'self contained gifite toilette nziza. Reka turebe yo duheraho. Wana ko iyi ni toilette y'icyumba cy'abashyitsi, toilette nziza ifite amazi yo hejuru, izo shower. Wana ko ni inzu ifite ibikoresho byiza. Wana ko n'amakaro yo muri douche wana ko imeze neza, miriwari aho kwiborosereza, ni ibintu bisa neza. So ubwo uvuye aho rero ituza mu cyumba nyirizina. Wana ko ni icyumba gifite aha biranze gukingwa, gifite idirishya ry'isi. Wana ko rinini rihagije ritanga urumuri rukaza mu nzu hano ugana hanze. So tuvuye aha rero mu nzu, ngiye kubazengutsa hanze turebe mu gikari seho bimeze bite. Noneho nkuko tumaze kureba mu nzu imbere, noneho turebe mu gikari si inzu yacu ifite mu gikari hameze gute. Rimwe na rimwe hajya usanga inzu zifite mu gikari ahantu hafunganye hatisanzuye. So reka twinjire. Ubona ko ahangaha ni inzira ishobora kukujyana hanze, uva hanze winjira mu gikari utagombye guca mu nzu mo imbere. Aha turi uhita dutungukira ahantu ho gukorera amasuku nko kwanika. Hano ntazajya umwenda wo kwanikaho. Reka dukomeze. Aha uru ruhande duhafite iki? Ahangaha tuhafite iyi sesi dushu. Oya, iyi ni inzu y'umukozi. Iyo ni inzu y'umukozi. Dushe na toilette tuyifite hano handi. Yes, iyo ni inzu y'umukozi nkuko muri kubibona. Urabona ko ni icyumba ntacyo kibaye, kimeze neza. Twava ahangaha ku nzu y'umukozi, aha tuhagira dushe na toilette y'umukozi. Iyi ni dushe na toilette y'umukozi. Urabona ko nabyo ni ibintu bimeze neza, babiteguye neza. Tukagira nanone iyi nzira hanze hisanzuye, hameze neza cyane. Nkuko muri kubona nako ni ibintu byiza. Mubone ukuntu ndi kugenda ibariko yo hanze hano harisanzuye pe. Urabona ko ni ibintu byiza. Nahangaha naho gukoresha mu rugo mu gikari, urabona ko hameze neza. Aha tuhafite igikoni, kubona koresha amakara. Urabona ko ni igikoni gisa neza, igikoni cyo hanze. So iyo uvuye rero mu gikoni cyo hanze, aho ubwo uru ruhande naho dukomeje dufite stock yo hanze mu bakoresha bashyira ibintu byo mu gikoni byo guteka, ibintu nk'ibyo byose. Naha ubona ko ni stock nini, iyi stock ihagije imeze neza. Ubona ko ni ibintu byiza. Ubwo tugakomeza tukaza hano. Iyi ni inzira isubira ku irembo. Iyi ni fose. Urabona ko ni inzu yisanzuye nini kandi ihagije. Murakoze rero gukorana natwe tuba, muko mubona ko tumaze gusoza tuba yacu, aho twari turi Kanombe i Kigali, hafi no ku bitaro bya Kanombe, cyangwa se abantu bahaza hitwa kuri segiteri. So aho twarebaga inzu nziza nkuko bikubona inyuma yanjye, hari inzu nziza cyane iri moderne, inzu nini ihagije kuri famille, inzu y'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, igikoni mu nzu kiri moderne ndetse no hanze, parking nini, imodoka 3, rooftop hejuru. Kuri miliyoni 175 cyo giciro. Uraza ino nzu hakajyamo ibiganiro ukabasha kuyigura. Ni mu buso 500. Ubona ko ni inzu ihagije
kandi nini cyane. So duhamagara uyu munsi maze ubashe gusura ino nzu. Gusura n'ubuntu, ntago tukubwira ngo urishyura transport ya weba interesse gusa, uduhamagare tukugeza hano kuri ino nzu, tuguze na nyirayo nuba interesse ubashe kwigurira inzu nziza cyane. So ni karibu rero, mwakoze kubana natwe.